usigaye hariho n'ivumbi. Hari akavumbi nandi sigura akavumbi. Nanze usigaye tumeze uteze. Meze neza. Nuko. Mubonye umugabo w'umwarimu. Imana ubu dukubitanye ikidori gutya. Ariko ndebe. Ariko nawe usigaye utwiryaho. Ariko mbiryaho. Umva wundi wajya kugira ushaka kadusura. Kazi batubaza ikiraka none zahinduye ibirisha nawe tuhindura amayira reka abana nayitakura umuntu kandi urareba ukabona bari butaye saa sita akeneye kurya nene no gufura imyenda bazajyana mu kazi murabona amavumbi ameze nabi yakwambara umwenda ngo awusubiremo umuntu ari no mu turimo two mu rugo ariko buriya ndaza gushaka umwanya njye mbasura muri weekend rwose nzajya mbasura ntugire ikibazo yego se utatwakiye kwa mwarimu nta n'icyayi kihaba ariko rero nawe ubundi mwaje mutanteguje reka mbaha agakoma munywe mwakira agakoma musabire ntabwo mwari mwanteguje ariko mwana yanjye mba n'abagore n'agafanta byibura aka karabaye ntarebe n'ubundi se k'abagore bakunda igikoma ni mwenywera ako gakoma ahandi se mwari kanaryoshye kubi karimo amata menshi ntajya usanganwa nk'amagambo cyane uko nyine umwana nanjye yangiriye neza tubwire umugabo wawe ariko ni umunyamahoro aritonda nta kibazo umugabo wanjye nta kibazo dufitanye pe aritonda nta mahane agira wajya kuva mu rugo tukagusengera kavuga ati imana buriya nuko ntabizi iyo umugabo nta mafaranga afite aba afite amahane igihe cyose ariko iyo afite amafaranga aba atuje ari aho ngaho nta kibazo aba afite ariko ntuzabone umugabo udafite amafaranga kandi n'umugabo uwo ari we wese uzaka umugabo wawe amafaranga ubizi neza ko ntayo afite no kumukubita azagukubita wowe nta makuru mufite none se sa ibyo bintu Fatuma avuga nawe uramwemeranya nawe ariko nibyo n'ubundi baca umugani mu kinyarwanda ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo iyo nta kintu uriho n'umugabo nta kintu arabagira ngo wamwimye nawe ukagira ngo yakwimye ubwo rero mwese mukitana ibisambo kandi nta kintu mufite umuti w'amahoro ni amafaranga akenshi umugabo iyo afite amafaranga iyo umugabo afite amafaranga n'umugore nawe aba ari aho atuje asa neza n'umugore ati ndashaka iki akakiguha ariko iyo nta mafaranga afite akaba ateganya ko nta naho ari buyakure ukajya kumubwira ngo mpa amafaranga ngo n'amavuta kwisiga ngo najye no kukuvuna yakuvuna ahubwo uraguta ngo tugende nyamuneka agira tugende cyo ni amakuru mufite ni ukugira rero nawe ugashaka icyo ukora kurambirwa iyo uhora umusaba buri munsi reka afite gahunda yo gusaba keredi afite gahunda yo gusaba keredi nanjye amafaranga yo gucuruza ubu rero ikinkunga nkwemereye ngiye kujya gusengera imana ihora ikwagura uko byumva uracyagukunda cyane Fata ni ukuri turakunda urebe ikintu dukora mu rugo tutaza imana ijya ibaha umugisha mu bukene bwanjye mbashije ntako mutagize murandwaza nanjye ariko ntabwo nzabibagirwa twabanye neza ntabwo nzabibagirwa muri abana beza pe turacyari beza nta kibi cyaturuka iwacu rero amasaha aragiye umunsi uciye ikibu reka dusubire mu rugo tujya kureba ibyo nta kibazo ni ukuri murakoze imana ibaho umugisha nanjye muri weekend nzashaka umwanya nze mbasure nzashaka umwanya nze mbasure nta kibazo ko turi inshuti zawe z'akadasohoka ariko ko mwandwanyeho buriya kandi rero umunyarwanda aciye umugani ngo wubake ugume wubake ugume kuko twifurije urugo rwiza ngaho guma rero sawa udusuhurize uwo mugabo wawe ndamusuhuza pe reka mbagezeho Sheri agapombe kanje krane umeze ute meze neza waje nahageze kagame cyinguje sheri yandi mwiriwe neza akazi kagenze neza akazi nta kibazo rwose ni kwa kundi namwe se mwiriwe neza nta kibazo ndumva mfite umunaniro twigendera aba wicaye ubu hano hantu ko mbona numva hari umwuka utari mwiza ibi bikombe se biri aha ngaha byo n'abamama bari none se uri kubimbaza ni njye uri kubibaza si iby'ibikombe n'abamama b'inshuti zanjye bari baje hano kuzura sheri ugafata ibikombe none ukaba uri kumaza ngo ibikombe se ahubwo kandi ari wowe wabihashyize ni njye wabashyize ariko urahamagaye ngiye kugukingura ndavuga ngo reka mbe mbere ndabikuraho maze kugukingura ese ubundi kankubaza
hano muri iyi nzu cyangwa muri uru rugo nta kahe kazi wafite kakuvuna ku byo unanirwa kwandurira ibikombe. Ndakubwiye ngo ukomanze nari mvuye guherekeza abashyitsi. Ibyo ntabwo byumvikana, ntabwo biri kumvikana. Intebe ziba ziri muri korodoro hano. Ariko wagira ngo hano muhakorera ikibuga cy'umupira. None se ni abantu ni abadamu. Ntukambwire gutyo. None se nari kubajyana muri salo. Nose njye kubibwira ngeshe. Ntabwo nari kubajyana muri salo, ngomba kubakirira aho ngaho. Kandi ikintu dupfa nuko mvuga nawe ukavuga. Nese wagira ngo ceceke. Akabo biki gihe none byabo reka bino bikombe bibiri. Umva ramubwire, urumva? Ari ngiye nawe washatse undi ninde? Ni wewe washatse, ariko abantu bashakana kugira ngo buzuzanye, ntabwo bashakana kugira ngo bashwane. Njye ndaba ntakuzana nawe. Ushingiye kuki? Ntabwo byumvikana. Njye niba nakuzanye ngo ufashe, nawe ushatse ngo umfashe, ugira ibyo umfasha kuba ntabwo nakuzanye ngo uneze ibibazo nkubwo. Reba ibintu byandagaye mu nzira nkibaza umuntu ntakazi hano urahinga se?